Karegeya Omar pano turabasuhuje abanywanyi bacu hano kuri shene turibuka twiyubaka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ariko kandi kwiyubaka nyine ni inzira ikomeje. Mvuga nti twebwe nyine akazi kacu kabara abafundi bakomeza bubaka inzu, abatwazi bagatwara, abamotari bagamotara, abakwafere bakogosha, natwe tukavuga. Yego, niko kazi kacu. Niko bimeze. So rero nubundi twongeye kubana na Karegeya kuri pano nka mwarimu. Yego. Vuga ko ari mwarimu kuko ahanini n'ubu ufite ijambo, ariko kugira ngo namwe mu participe iyi ni class. Ariko ega kugira ngo twungurane ingingo tuzikura muri aba bagenzi bacu mu badukurikiye. Yego. Ingingo zo kwigaho sisomo bivana muri. Yego. Hari haciyemo iminsi twari turi mu bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse hari n'ibyo twahuriyemo ku munsi w'ejo twari twajyanye mu gikorwa cyo kwibuka cyabereye izaza. Yego. Yego. Ubwo rero n'ibindi bigiye bitandukanye umuntu yaragiye ajyamo, nabonye waranyuze no kuri RBA urumva n'ahandi hagiye hatandukanye ku banyamakuru n'abarabakozi b'itangazamakuru bigiye bitandukanye. So rero biba ari byinshi, ariko wenda nyemerera Karegeya duhera inyuma gatoya mu rugendo twakoranye rutari ruto. Yego. Kigali zaza tu Kigali. Ni igikorwa n'ubundi wari wavuze hano kuri pano, ndetse ntekereza ko hari n'abagiye bakubwira ko yasi nari narabivuze, ni nk'umwenda nari natanze. Wari n'abari bagutegereje. Yego. Ari umudamu mushimire, buriya ahantu hose tuba tugenda tuba duhura n'abadukurikira. Umudamu yahise abimbwira ati rwose wari warabivuze, twari dutegereje kugera hano. Nanjye rero mbereka ko nishe gahunda, aho bitabashe kunkundira uyu munsi mushana aho bari kwibuka, ariko ntabwo byari gukunda ko naba naraye mvuye izaza, ariko aba ariyo turavugana. Ndibuka ko hari n'uwo Maître Bonaventure twavuganye ngeze Intunga, ambwira ko bari kwitegura. Nyuma yaho urabyibuka tugeze kwa Fifi, abantu bagendurira muhanda bajye babanza banyure kwa Fifi ku matafari kabisa. Uribuka ko ugeze kwa Fifi nahahuriye n'uriya muhungu mubyara wanjye, twabanye mu bihe bibi bya mbere ya jenoside, muri jenoside na nyuma ya jenoside. Nawe byari ubundi buryo bwo kongera tukiyibutsa ibihe. Hanyuma rero impamvu uvuga ko amasomo tuyakura muri bagenzi bacu mu bo tuba turi kumwe, buriya ngewe kwibuka usibye kuba ari inshingano y'umunyarwanda wese, buriya ngewe ntabwo najya kwibuka nsize abana n'ubu ngubu buriya baba bari muri devoir, mu mukoro, muri homework. Uyu munsi nimugoroba bagomba kumbwira ibyo bumviye hariya n'icyo byabahinduyeho. Urabyibuka ko umuntu watanze ubutumwa bwa minubumwe bufatanye n'ubwa Perezida wa Repubulika, uriya Hakizimana Jean de Dieu, buriya yanabaye hari ahantu yarahayoboye. Bamwitaga yahabereye meya, yabaye meya muri reforme ya mbere. Yabaye meya wakitwaga akarere ka Mirenge. Arahazi ni iwabo, yarahize hakina futu agira gute, numvise ahazi araha ni iwabo kabisa. Amasomo impamvu wabonaga ko akomeza guhamagara urubyiruko, mubo yahamagaraga harimo abana banjye. Abana rero bakiri batoya biwanje bajya babaza ngo ariko papa ngo wewe wihishe. Urumva barabazaga ngo wewe wihishe, bari bazi ko umuntu wese yayihishaga. Yego. Ndavuga ni bana banjye muzagenda mubyumva buke buke, ntago nihishaga. Mbabwiza ukuri, nge ntago nihishaga, ariko wenda narahishaga. Muzagenda mubyumva. Nicyo ukora kwa mama ushobora gusanga bari bakiri bato cyane, biga primaire, nta n'umwana baganira. Ariko uko n'umwaka ushize twari twagiyeyo, umwaka ushize muri 2023 twanagiyeyo, twahurira na Gasana. Icyo gihe umushyitsi mukuru yari Gasana Gavana. Ariko ejo Rubingisa ntabwo namubonye, buriya yaragiye ahandi. Icyo gihe umwaka ushize Gavana yari hariya izaza. Umushyitsi mukuru. Ejo umushyitsi mukuru yari meya. Yego. Impamvu rero ubwo urumva abana banjye bagomba kugenda bakumva byose uko byatangiye, none bakazamenya ngo papa yarihishaga cyangwa ntiyihishaga, mama yarihishaga cyangwa ntiyihishaga, papa yarahishaga cyangwa yarahigaga, byose bakagenda babyimenyera a travers ibyo biboneye hariya.
kubibabwirira mu gikari muri saro ku meza uri umwe bashobora kumva ko ari ikintu cya famiye biroko ya famiye, ariko hantu hari abantu bangana kuriya abantu bakatanga ubuhamya bumara iminota 30-40, umwana niyo yafatamo 1/10, ejo bundi nimusubiza yazafata ikindi cyangwa nimujyana ahandi hatari hariya, noneho agere nawe ubwe abyimenyere, amenye noneho ngo u Rwanda rwavuye hehe rugeze hehe, ese ni ibiki byarindwa u Rwanda kugira ngo tudasubira muri biriya. Kuko impamvu nkubwira ngo ni amasomo, reka mpere ku wenda by the way Kibungo nzayikoramo ibiganiro bitari munsi ya 5, ndimo ndategura ikiwanja neza. Uyu munsi ni nkaho ngiye gukora akantu kameze nka samari, muri 5 ntikirimo amasomo. Reka ngo impere ku rugero mu kiganiro cya Jean de Dieu afite agasirino, ariko ntabwo nkavuga kuri afite agasirino bamuhimbaga mu kibuga, ariko ntabwo ndi bukavuge. Yego tukaziranye n'abari barahaza baramuzi cyane. Aho yavugaga yasubiye mu mateka, abantu bakagenda bavumbura uko ibintu byagenze. Hari akantu yavuze katakunda kuvugwa kubera ko nta bushakashatsi nayo yariseguye, avuga ukuntu na mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, na mbere y'itera ry'inkotanyi, habagaho ikintu kiba andeho yivangura mu mashuri no mu mirimo, hari n'iryazaga mu bucuruzi. Noneho umucuruzi yaba ari gutera imbere kugira ngo bamuce intege, umucuruzi w'umututsi kugira bamuce intege, either bakamuhimbira ibyaha, either bakamuhimbira imisoro, kunyereza, ibintu nk'ibyo. Aho yatanze urugero urabyibuka avuga kuri Aloyizi Gisida, turanaziranye by the way. Uriya yavuze bageretseho, babanje kuvuga ngo abacuruzi baca amashu, abatabizi ni uguhotora, guca umutwe. Imvugo zo guca amashu zabagaho mu gihugu, ariko urumva hariyaho muri kara gace bavuga ati abacuruzi baca amashu ni bakanaka bakwitegereza bagasanga abenshi ni Abatutsi. Bavuzemo witwa Strato, bavugamo Sagahutu, bavugamo na Gisida. Ubwo ndaza kwavasa kuko nzakora ikindi kiganiro ku bijyanye n'ibijyanye n'ibyitso, ariko nabyo na kano ndaza kukavugaho. Abo rero na mbere y'uko ubwitso butangira bari barakatiwe urwo gupfa, no burundu cyangwa urwo gupfa, kimwe muri ibyo. Aloyizi bamugerekaho urupfu rw'umuntu ngo wari debile, niko nabyita, w'ikiragi. Baramuhungisha, bafata umuntu baramuhungisha, tumva utanavuga. Yego, baramuhungisha bamujyana muri Bicumbi Mabare. Gisida ajya kuburana ko yishe umuntu, uwo muntu bamugereka kuri Gisida. Aloyizi bigira umwami, hanyuma arakatirwa urwo gupfa. Amazemo igihe, wa muntu kubera ko atazi ko ari iboro muri Mabare batamumenyereye. Urabona abantu babayeho gutyo bamenyereye, barareba bakaba bafite abantu uwo bahuza amaso agaseka akamwituwe. Ageze muri Mabare kumenyerana n'abantu biramunanira, yigarukira aho yari asanzwe aza. Abantu bamubonye bati dore wa muntu Gisida yafungiwe. Uri kumva icyo kintu? Kugambana, kugereka umuntu w'icyaha kitanabaye. Urumva abararusimbutse. Urumva ndimo ndavuga amasomo twavanye hariya. Tugere kuri Sagahutu, kandi abahimbye icyo cyaha impunite, umuco wo kudahana urakomeza. Abahimbiye Gisida icyo cyaha ntacyo bakozweho. Urumva ibyo bintu se, urumva ari umuntu akugeretseho icyaha, uravuze ngo nibye mikoro urakeye urayibonye, mazemo amezi 3 wagombye gukubitamo 6 cyane, ariko nta byabaye. Tujye kuri Sagahutu nayo baragiye bati aca amashu. Urumva na Gisida bavuga ngo yaciye amashu, bataca amashu, baragenda ngo bafata umusare Semabumba. Twari kumwe Semabumba yafashe umwana, Semabumba bamuha uwitwa Cesar, amuha 50,000. Amuha 50,000, abiha Semabumba ati wowe genda wica umwana, ubone uwo mutwe ugende ushyiremwa mwande hafi yo kwa Sagahutu. Semabumba aragenda, umwana amuvana mu rugo, amujyana ku mugezi, aramukegeta, birababaje. Arangije amuca umutwe, aragenda ushyira mu murima wa Sagahutu.
bukeye abahinzi barabubona yacunze neza aho bagarukiye aho baharuriye ikivi n'ikivi abahinzi barabyumva iyo ikivi kigira amayogi iyo urangije iyogi rimwe iyo utashye ugarukira kuri rya yogi warugezeho ejo ukaza ugakomerezaho noneho ku iyogi rya kabiri aba ariho bashyira umutwe abahinzi babibonye ati barabivuze rwose ati Sagahutu aca imitwe y'abantu ngo n'umuryango w'uburaho kwirwa Sagahutu nawe abashyizwemo ariko na Semabumba ajyamo Semabumba bamwigishije bati uvuge ko ari Sagahutu bamuha byose bamubwira uko agomba kubisobanura barafungwa bombi kera kabaye Semabumba aza kuvuga ukuri avuga ati nyamara yageze muri gereza arakizwa voilà amaze gukizwa ageraho ngo Sagahutu akaba yari yarajuriye voilà mu gihe cy'iburana rya Sagahutu mu bujurire bwa Sagahutu Semabumba bayahinduye babyita kwevuriwe aba yahinduye version yego basi Sagahutu ararekurwa ariko se uwatanze amafaranga uwahaye Semabumba amafaranga impunité ayo ni amasomo tuba twiga akandi kantu ntari butindeho agasomo kandi naka wa mudamu watanze ubuhamya Jeannette yatanze ubuhamya bwinshi tugenderere nabishobora Jeannette buriya buhamya nagenda bukeneye nimbona akanya mu buhamya bwa Jeannette nabonyemo ibintu bitatu nibyo ndavugaho ikocorero amakuru kuwihishe n'inka yatanzwe na sekuru ineza ugira ukayisanga imbere igutegereje mu buhamya bwa Jeannette icya mbere mu ikocorero tuzajyayo by the way tuzajyayo na burya nuko ikocorero mu ikocorero niho habaye ikocero icocorero mu icocorero niho bacocaguriye abantu kandi hari hasanzwe hitwa gutyo tuzajyayo tuzakora stand up tuzakora ikiganiro mu icocorero niho bajyaga gucocera abantu ariko hari hasanzwe hitwa gutyo na mbere ako ni kamwe urumva ko izina ry'ahantu ryahindutse ahantu koko icya kabiri mu buhamya bwa Jeannette kijyanye n'amakuru abantu bose babizi babayeho muri jenoside burya jenoside ivugwa n'umuntu utarayibayemo iyo avuga urabyumva ko atera imetero ukumva hari utwo asimbutse arwaye abisimbuka byibagiwe ariko abantu mu gihe cya jenoside abihishaga n'abahishwaga habagamo connection uwahisha kenshi uwahishe umuntu yakoraga n'ibishoboka akamuha amakuru ku muryango we nuvuga ngo niba ufite umuntu uhishe niba ari muri plafond niba ari mu rwina niba ari mu nzu wowe wemerewe gutembera udahigwa waragendaga amakuru yose yiriwe ukaza ukamuha kuko we aho ari ntavuga ntawe baganira ntiyemerewe no kwigaragaza n'akazuba nta kota nibyo byabaye ku witwa Karake Jeannette yavuze Karake wahishwe igihe kinini noneho ariko uwamuhisha akajya amubwira ati ka Jeannette kandi karekare karacyariho Karake ageze mu nkotanyi yibuka ko avuga ko hari umwana nka mwishywe cyangwa mushikiwe ukiriho amakuru yarakuraga ejo Jeannette yarabivuze yakuraga muba abahishe Karake niwe bamubwiraga ko Jeannette akiriho uko niko byagendaga hanyuma akantu ka nyuma rero uza kugira kuko ndasa n'uwihuta Jeannette arantu yavuze ko hari interahamwe yaje ije kumwica yari yoboye izindi nyuma yo kuva hahandi mu musarane grenade mu musarane yabivugaga mu mazina yabyo neza pe umugabo umwe aravuga ati umwana uri wande ndi mwene Nyombayire yande Nyombayire ya Ruremesha uwo Ruremesha ngo yari yarahunze ariko wa mugabo ya nterahamwe nkuru ikubita agatima iyo nterahamwe nkuru yari yaravutse ku mubyeyi gito yaramubyaye aramusiga ise iyo nterahamwe ntiyarazwi na nyina arigendera noneho amusigira nyirakuru amusigira nyirakuru udafite hepfo na ruguru Ruremesha bibonye ko wa mukecuru asigaranye uruhinja rukeneye amata Ruremesha hatanga inka yo gukamirwa uwo mwana uwo wavuyemo iyo nterahamwe none igeze mu kazi isanga igiye kwica umwuzukuru
wa Ruremesha watanze inka wagabiye watanze inka ngo ikamirwe uwo mwana w'intabwa w'intabere. Icyo kintu abantu bajya bacyumva, kandi Ruremesha ubwo yari yarahunze 59 umuhungu we Nyombayire n'undi Nyombayire akaba se wa Jeannette. Bigeze ahakomeye uwarezwe n'inka Ruremesha yatanze aba ari buza kwica umwuzukuru wa Ruremesha. Biranga. Burya n'ubunyamaswa bugira limite. Avuga ati oya, Ruremesha yatanze inka ndayikamirwa ndakura, ntibishoboka. Urwo ngurwo Jeannette bararushimutse. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo ineza ugira, wabishaka utabishaka, wabimenya utabimenya, waba uhari waba udahari, byanze bikunze. Ubundi wakagobye kugira neza ibindi ugategereza. Buriya ushobora gusanga ntago Jeannette yigeze atubwira amateka ya niba Ruremesha yarahungutse, niba yarasaziye aho yarari, niba Ruremesha ashobora kuba ataramenye ko icyo kintu cyabaye. Na Jeannette ushobora gusanga hari yari ubwa mbere yarabivuze. Imyaka ingahe? Kuva 59 kugera uno munsi ngo ni 70 ingahe? 70 ngo ni 70 ntirenga se? 65 n'itanu. Gutyo kabisa. 65 n'itanu ya. Jeannette nibwo avuze ko hari icyaba cyaramubayeho gikomoka ku neza ya sekuru. Sibyo? Muri make ntabwo mbitindaho byavugiwe hariya, ariko havugiwe byinshi, abana barumva, urubyiruko rurumva. Naje kumenya ko ari izina ryagarutse, nzajya no gukorera ubushakashatsi. Izina ryitwa Gifaransa. Umunyururu witwaga Gifaransa n'ubwa kabiri mwumvise hariya, pa hariya n'ubwa kabiri mwumvise yari Kibungo. Yari muri gereza ya Kibungo, nari naramubwiye bwa mbere na Karuranga Jean Chrysostome. Umwe mu bigitso bari barakatiwe urwo gupfa. Twagiranye ikiganiro muri 2021. Yari yarakatiwe urwo gupfa. Barumukatira urubanza nararwumvaga kuri radio muri 91. Nyuma yaho nza kumva ko ariho ndavuga nti uwazama nkasaza uyu muntu mubonye kabisa. 30 yuzuye neza. Ndi kumwe nawe twicaranye ku rubaraza rw'inzu dukorana ikiganiro. Mubo yambwiye Gifaransa arimo niwe wabakubitaga. Ariko mwiburana rya Karuranga imvaho yanditse ngo ibikomere Karuranga afite ku maguru barabidekrivye. Umunyamakuru yavuze ati umuntu unanutse cyane kare afite ibikovu byinshi kahora kanyura mu mashyamba kajya mu nyenzi. Niko byari byanditse imvaho. Izo nkovu zo ku maguru ya Karuranga mu nkuru y'imvaho y'icyo gihe bavuga ko ari inkovu yavanaga mu mashyamba ajya mu gihe Karuranga we yakubwiye ko ari inkovu za Gifaransa. Gifaransa rero urumva ejo namwumvise bwa kabiri nkomeza kumutekereza n'undi gushaka amakuru, naje kumenya ko Gifaransa ari umuntu wazengurukaga amagereza akintervene hakeneye imbaraga zo gutorutira yica rubuzo. Bivuga ko ayo mfite kuri ino saha ndakomeza nyegeranye, bivuga ko Gifaransa akomoka ku Gikongoro, akaba yari umujura kabombo, akaba yari yarabihamijwe n'urukiko bamufungira muri gereza nkuru ya Kigali 1930. Ariko akajya azenguruka amagereza mu gihe cy'ibyitso n'igihe hari umuntu bashaka kwikiza, none Gifaransa mu mwambaro w'umunyururu agakubita abanyururu bagenzi be. Niba bafunze umuntu yes yakubise Karuranga yarabimbwiye yanyeretse n'inkovu. Ejo bavuze ko yakubisa nica Profeseri Kabango wo mu seminari. Yego, wo mu seminari kabisa. Yes, Gifaransa niwe wamukubise kugeza anamwishe muri gereza. Yakubise witwa Nkusi nawe wari umwarimu muri primaire yagira ngo ya Kabirizi. Amugira intere. Gifaransa mu magereza. Impamvu nzakora documentaire kuri Gifaransa. Gifaransa cyasa. So urumva ko kariya gace by the way izaza ni hafi ya Rukumberi. Urabona Jean Dode yahereye avuga ukuntu abantu batangiye kugenda bahatuzwa. Hari akantu yavuze kari economique.
ivangura rishingiye ku bukungu nk'uko wafata ibaze umuntu ahantu atuye imyaka 20 u Rwanda rwabanje kuba ari ishyamba abantu bakaza buri wese akagenda agahera mu ishyamba agatunganya ahantu wamaze gutunganya imyaka 20 uhahinga uhororeye ufumbira bavuga ngo vamo jya gutura Bugesera muri Tsetse mu ishyamba jya Rukumberi ibyo bishingiye ku bukungu n'ubuzima naho Tsetse itaguhitana uratangira bushyashya kandi nawe abantu adukurikiye bumva umurima uhinzwe bwa mbere kugusubiza inyuma defriché kugutangiza kabisa azero tema ibiti bihari inzoka ubusi inyamaswa zirimo urabyumva ibintu ukoze mu myaka 20 gutangira bushyashya aho waruri bagahaha abandi urumva ivangura rishingiye ku bukungu umurima wari umaze kumenyera wawe hegitari ebyiri wari warifatiye warahawe bazikuvanyemo batijya gutangira ahandi bushyashya asubiramo buriya namukunze cyane Jean Dodier avuga kuntu Bugesera yatujwe Rukumberi na ntuza memu na biya bice bya za Mahama Kirehe naho nuko byagiye bigenda bahavana abantu bahashyira abantu bavuye za Butare bavuye za Ruhengeri za Byumba urabyumva ko barahari abavuye za Kinihira turabazi bagiye gutuzwa iyo ngiyo abavuye muri za commune Ndusu za Busengo bijyana n'iryo ringaniza ntabwo nabyita siringaniza ni ivangura rishingiye ku bukungu hari ibyo yavuzeho iringaniza ryanye iringaniza mu mashuri ryo ni inkuru ivugwa henshi ndirinda kurivugaho kubera ko amakuru ku bijyanye n'iringaniza aratandukanye ryari rihari ariko rivugwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi uturere ntabwo bivuga kimwe ariko iryo ryo ryari rihari nta n'igishya kirimo kuko n'abatabizi ibyo bararivuga ndimo ndareba ibidasanzwe byavugiwe hariya iringaniza mu mashuri byose normal hari n'ibindi bantu badakunda kuvuga ibyo n'uwabaga yaribonye gukubitwa mu bigo by'amashuri ariko ibyo ntibyavugiwe hariya ndimo ndavuga byahariye so muri make kiriya kiganiro cya Jean Dodier cyabaye nk'icyongera kugorora abantu kugira ngo abantu babyumve noneho bya bintu byo kuvuga ngo kwitwaza ngo ni inkotanyi zateye byo kwitwaza ngo niki bumve neza amavu n'amavuko kuko na mbere yuko inkotanyi zitera ntago umututsi wari umeze bari bameze neza bari bake bamwe hari abakoraga ubucuruzi by the way bashyikiwe na leta ya Habyarimana abandi bakaba ari abantu basanzwe mu buzima busanzwe barentegere muri societe ariko hakaba n'abandi bagenda babuzwa amahwemo icyo ushatse gukora cyose bakakibangamira kwiga ku mwana wawe gucuruza kwawe ibintu nk'ibyo cyangwa umuntu akakwambura ibintu ku maherere nzabantu arimo n'umufana wacu abantu bambuye isambu ku Gikongoro babohereza muri za Ntyazo na n'ubu amasambu bayaha abari abaprefe na burugumestre so urumva icyo kintu ni nko guhezwa mu byawo fete byo wavunikiye so rero urumva hari n'ikindi gihe cyabaye ariko ibyo ntabwo babivugiye hariya hari ikindi cyabaye ngira ngo hari igihe hari periode hagati muri za 92 Bugesera hakiyoborwa na Rwambuka Fideli Rwambuka Fideli hari ibyahabaye bya fegita igice cya hariya twari turi igice cya Kibungo Rukumberi Sake nino abantu bose barakubitwa ukajya ukubitwa utazi ikibaye twebwe twari turi muri za 10 ari umwuka waturutse Bugesera kuko Bugesera hahora gutuntu kujye cya Rwambuka buriya Rwambuka yavanyweho mugira ngo mu gihe cya hatangiye kuba imishyikirano n'inkotanyi na militipariti n'amashyaka aje hari ababurugumestre bari bafite amazina noneho mu myanzuro y'iyo mishyikirano bavuga ko mu bashobora gukomeza kuyobora abo batari bitewe nuko bazwi bien sûr harimo wo Rwambuka Fideli wa Kanzenze harimo icyo gihe asimburwa harimo Semanza Laurent wa Bicumbi asimburwa na Rugambara Juvenali harimo Gatete Jean Baptiste wa Murambi icyo gihe kubera uwo mwanzuro yahise avaho asimburwa na Mwange André wari umukinnyi wa foot wakinnye muri Zebre harimo ubwo ndavuga mu duce nzi
harimo kajerijeri wa nuza wa mukingo, hari abo burugumesitiri bari barubatse izina ribi ku buryo itera ry'inkotanyi no kuza kwa multipartism icyo kintu abantu bajya babyumva ko byahuriranye, bisa n'ibyahuriranye. Uruzinduko rwa papa rwakurikiwe n'itera ry'inkotanyi, hanyuma nyuma y'umwaka amashyaka hamaze kuba inama mu Bufaransa yemeza ko mu bihugu hagomba kuza amashyaka menshi. Ibyo bintu rero byose byabaye nk'ibikuensida, imbaraga inkotanyi zari zifite ziyongeraho amashyaka menshi. Urumva nk'icyo ni icyambere kubwumva abo bagumesire mvuze n'abandi mu yandi bakomine aho ntabashe kugera bari nk'ibinyitsi bya Habyarimana bya leta, bari bamufatiye runini kubakuraho kuvuga ngo tuzongera gushyikirana ari uko aba bantu batakiri mu ntebe mu buyobozi bwa komine, cyari kumuca intege. Nubwo n'abandi bashobora kuba baraje, ariko ubwo Bisengimana we ntarimo, Paul Bisengimana wa Gikoro. Byari nko kuvuga ngo bamuciye imbaraga, uje birasaba kumwigisha bushyashya. Hari abaje babijyamo uko babikora nk'ababa nanuzo no muri Kabarondo ihererekanya hagati ya Ngenzi Octavien na Tito Barahira, naryo ryari rishingiye kuri iyo myanzuro. Hari abantu bose bavuga bati uyu no kugira ngo imishyirano igende neza, bavuga ati okay, bakanaka Rwambuka aragiye, Semanza aragiye, Gatete aragiye, gutyo. Ibyo rero byabaye kwa Rwambuka nka 91 92 bibi Bugesera aba muri Kanzenze byafekita Gashora. Noneho abantu bamwe ba Kanzenze ba Gashora bashaka guhungira muri Mugesera na Sake Ikibungo, babasangayo ibimatira by'imihoro. Hari abantu ejo twari turi kumwe bafatiyeho umwanzuro wo kutaryama bambaye ubusa, kubera ngo igihe cyose mfite ikintu cya protege hagize umuntu ukubitaho. Kubera iki? Bya bimatira by'imihoro bagiye babakubita. By the way, akandi gasomo nari insubira inyuma gato ya Jeannette yavuze ahantu yakundiye imbwa, warahumvise? Icyatumye akunda imbwa ngo niyo yaje kubabwira, niyo yaje kubika umuvandimwe wabo Kalisa niyo yaje nko kubikira, iraririra irakubigira gute. Twose n'udusomo. So muri make kare ya gace Rukumberi yifite amateka yayo, igice cyazaza gifite ayacyo n'ahandi. Jenoside yabaye mu gihugu cyose, ariko buri gace kabaga gafite udushya. Ako ndangirizaho usorezaho muri kiriya gice cyaho twari turi ejo ni kwa guhimba ibyaha. Hari umuntu twaganiriye burya wowe uri kuri telefone, ambwira ukuntu noneho we bafashe abana b'Abatutsi bakabajya mu matwi bakababwira ngo muze kuvuga ko mutanga ubuhamya ko kanaka abigisha imbunda, ko kanaka ari ubashyira ku rutonde mukajya kwiga imbunda kwa Nkusi. Kwa Nkusi wa musaza nakubwiye w'umwarimu w'Ikabirizi. Umuntu umwe muri abo babishinjaga twavuganyeho akanya gatoya, ambwira ukuntu abana rwose noneho biza aza kugira amahirwe yagize gatoya. Parike ni nkaho itabishyigikiye cyane, ikora nkete ziri independent. Bafata wa mwana bati ngwino mwana imodoka nako imbunda mwigaga imeze iti, ayigereranya nka rubaho y'abapolisi kominari, ibifite nka hejuru ya hagati ya santimetero 80 na metero. Bibaho baje kuri tere baramubwira ati ngaho ngino tujye kutwereka aho iyo mbunda mwayibikaga. Akurura agatiruwari gafite santimetero 40 kwa Nkusi. Uhagarariye ubushinjacyaha ahita akurura amakuru ya mbere, asanga imbunda akana kamubwiye ntiyakwira muri ako kabati. Aranota arigendera. Barongera bati ngaho ngino ujye kutwereka aho mwigiraga imbunda. Arabajyana mu gashyamba arya hafi y'amashuri ya Kabirizi. Ati ni hehe naho? Hirya haratuwe, haruguru haratuwe, hepfo haratuwe. Wa mwanketeri aragenda ajya muri zango, mwaramutse ese mubasha kuryama?
urusaku mujya mwumva hano rumeze uti ati hari imbwa ziri mu igobe, hari abana batsinda igitego muri futu bagasakuza, hari ihene zihebe baba zibye, bavuga ibintu bitanu bataravugamo urusaku rw'isasu, basanga nta n'igipirizo kigiye. Wa mugabo abikiza atyo, ariko nabyo ni ya periode ya mishyikirano kuva inkotanyi ziteye, ari Badorite, ari za Nsere, ari za Nairobi, ari za Kampala, ari za Arusha, bicara bavuga ngo mugabanye gutoteza abantu, mufungure ibyitso, ibintu nk'ibyo muri iyo myanzuro. Ubwo iyo dosiye nibwo yahise ikonjamo, ariko urumva uwo muntu bari bageretseho urusyo rwo kurukirita abana bajya kwiga imbunda, ntiyari kubisimbuka. Kubw'amahirwe nawe yahise nyine yambwiye ko yahise arusimbuka nyuma y'uko kwezi, nawe yahise agenda, ngo yababwiye ijambo rimwe, avuga ati nimuzongere kunyita icyitso, mujye munyita inkotanyi, kandi igihe ntimuzanyica ntimuzambona. Yari amaze gupanga ahita acaho. Uwo twaraganiriye muri kapoze gatoya. Ibyo bintu rero ubyumva, icyo guhimbirana ibyaha nk'intwaro, noneho uwahimbye ntagire ingaruka, bikazamo impunite. Uri kucyumva? Guhimbirana icyaha, ubwo mvuzemo Cesar watanze senkani, reka da, uwahimbiye gisida ko yishe wa muntu utabona wigeze kongera, utumva wigeze kongera akagaruka, uwabihimbye ntacyo bamukozeho. Cesar watanze senkana yase mabumba ntacyo bamukozeho. Uwahimbye ibyo ngibyo byo kuvuga ngo uwo mugabo yigisha abana imbunda, reka nta cyamubayeho. Rero bari ibimenyetso, iyo ubona niba umuntu ashobora gukubita urushya akiciraho inzego zireba, uzahita ukaraza uti aha harimo impunite. Icyaka none guhimba icyaha cyo nibi, ibaze guhimba icyaha gifungisha umuntu agakatirwa burundu cyangwa igihano cy'urupfu, gupfa. Icyo gihugu urumva uko kiba kimeze, kandi umuryango we uzukuri. Noneho rero na za turoma tujya tubona n'umuntu wakinnye muri bene ibyo, muri ako kavuyo, wakinnye muri uwo mwanda wakoreshejwe. Senkani mirise mabumba ariko yarya iminsi ingahe niyo batamufunga, yari kuzarwara turoma. Yagize amahirwe, ageze muri gereza arigishwa, arakizwa, ahindura verisiyo. Iyo adakizwa ubaba yiruka ku gasozi avuga ati nicishije Sagahutu, sibyo se, nafashe amafaranga ya Cesar nica umwana, none Sagahutu ari kubihanirwa. Ibyo bintu byagutaravaya mu mutwe ntibishoboka, ntushobora kubibana imyaka irenze 10 utarasara, wahita usara. So muri make dosiye zaza, dosiye Kibungo ni nka introduction mpereye ku byo numvise ejo, ariko buri icyo numvise cyose ndagenda nkomeza kandi bizakora. Mu byo wari uvuze rero, wari ugarutse kuba prefet n'aburugumestre basanzwe. Yes, Kibungo yo yishe n'umprefet jenoside, prefet Ruzindana Godefroid. Ibaze kugera prefet bashyizweho. Ubwo nagira ngo mitinjya naho ngaho, kuko namubonye nawe muri abo 9 bongereye ku bashinguye ku rwibutso. Yego, mu ntwari Politike bashinguye ku Irebero. Bariya nabo kugira ngo wewe utubwireho gato bariya benshi bari abantu barimo ibyiciro byinshi. Yego, harimo hashobora kuba bari basanzwe bahigwa ari Abatutsi, bari basanzwe ari Abahutu ariko badafite imyumvire, kandi urabizi ko Rebero hariyo abantu nyine n'undi batandukanye, abitwa nka Kavaruganda yari perezida wa Cour constitutionnelle, yanga agenda yanga gukora ibinyuranyije n'amategeko. Harimo abitwa ba Foster Rucogoza je kujukwa, harimo bandasingo, harimo bangango. None abikenda biyongereyemo rero benshi nabagiye nabari bafite imyumvire nk'iyabo ngabo bakabizira. Notama Godefroid Ruzindana yari wa Kibungo, Jean Baptiste Bizima Habyarimana. Yego, Jean Baptiste Habyarimana w'Ibutare, yari prefet wa Butare, ahantu havuka perezida wa leta y'abatabazi. Yego, Habyarimana baramwikijije bamusimbuza Jokuru wa Sylvain Sabimana, nawe waje gusimburwa na Butare mu gihe cya crise yayobowe n'abaprefet batatu. Yo na Gitarama yayobowe n'abaprefet batatu. Nteziryayo nyuma ya Sylvain Sabimana hagiyeho Nteziryayo.
uwo Sylvain Nsabimana na Nteziryayo bari muri babandi niba ari 7 bari muri Niger. So hajyamo abaprefe, ubwo n'abaprefe babiri muri bari 9, Ruzindana Godefroid wa Kibungo, Habyarimana Jean Baptiste wa Butare, kubera benshi kutagira amatwara ajyanye na gahunda yari icyo gihe yo kwica. Ababurugumesire batatu ni batatu. Harimo witwa Narcisse Nyagasaza wa Ntyazo. Nyagasaza ngira ngo muri corona umwaka 2022 hari umugabo witwaga Biguma wari komanda wa gendarmerie Nyanza yaburaniye mu Bufaransa. Izina Nyagasaza ryagarutsemo. Nyagasaza we noneho n'abaturage be yarafite ubushobozi bwo kuba yahunga, ariko avuga ati sinahunga siza abaturage banjye. Ariko yari hafi agiye kugera ku Kanyaru. Baraza baramufata banamutuka kuri se, bamwuriza imodoka. Burugumesire komanda tukaburugumesire kuri se. Uri kumva iyo ibintu byamaze guhinuka, umutegetsi aba yacitse amazi cyane. ngo makiya yaso ngurirama yaso. Burugumesire umuntu urahira umuntu wabaga yambaye idarapo burya bamuciye amazi. Nicyo kikwereka nyine ubundi genocide ihera mu nzego, inzego bakazitesha agaciro zigacishanya amazi. Vraiment Nyagasaza wa Ntyazo aragenda. Hanyuma Ndagijimana Kariste wewe namumenye vuba wa Mugina, ntago nari mbizi, nta byinshi muziho. Meme Gisagara we baramuvuga ko nta amakuru menshi temenyera mu manza. Nka Gisagara Jean Marie Vianney wa Nyabisindu nawe muri dosiye ya Biguma avugwamo, kuko Biguma yakoraga yari muri gendarmerie, yarashinzwe icyo bita yari nka ayo cyangwa se yarafite agaposte gashinzwe nyine nko kuneka terime y'icyo gihe sinzi uko yitwa muri gendarmerie, ariko kuneka, gukurikirana, kugenza no guhana ibyaha. Ngo rero urumva yari nk'investigateur sinibuka. Urumva muri Nyabisindu, muri Nyabisindu Gisagara Jean Marie Vianney, hakaba na Dr Gafaranga. We yari muri PSD cyangwa PL. Ndamwibuka niganye n'umukobwa, hari n'umukobwa twiganye we yabaye na vice president wa kabiri wayo. Gafaranga ari mu basinye mu Bubiligi partnership ya PSD MDR na PL, bemeza gufatanya n'inkotanyi. Gafaranga ndumva ari nyandiko nigeze kubona. Harimo na Ngurinzira sasa. Ngurinzira yarakasa mutwe. Ngurinzira yari minafete. Yajyaga yari ministre w'affaires étrangères ava muri MDR. Avuka za Butaro. Ariko mu mishyikirano ntabwo yari yoroshye. Baramutumaga akagenda. Urumva yari minafete wa leta. Habyarimana ihuriho n'amashyaka menshi. Ariko mu mishyikirano minafete yagombaga kuba ari yagerayo agahindura akabidorombanya. Yicaranaga nandera manza we yadiringaga na Bizimungu mu matsinda, mu mirimo yo mu matsinda. Ebana arahengama barangije, dore yari kuri muri ito Kicukiro. Nabyo ubushize babivuze, hari urundi rubanza babivuze bavuga ukuntu ababiligi bahavuye nibura ntibanatware ministre. Arinda yicwa baramusize. Ngurinzira wari fasi arinda yicwa n'intera hamwe. Yari yahungiye hariya. Nawe mu bo Abafaransa basize yarimo n'ababiligi bari muri yari ministre affaires étrangères ngo chef de la diplomatie, baramurika arinda apfa. Ubwo ndumva mu bantu muri abo ngabo 9 bongerewe hariya ababurugumesire 3, harimo n'umunyamakuru mugenzi wacu Wabukwisi Ravi, Alias Ravi Kanguka Wabukwisi Ravi nawe bamwongereyemo. Wabukwisi yarafite ikinyamakuru nyine cyitwa Kanguka. Wabukwisi Vincent niyo Ravi. Buriya ngeze ajya gushinga Kangura. ngeze
ngeze yabanje kuba yahoze akora muri Otracom wakangura akora muri Otracom akata amatike ibintu nk'ibyo cyangwa ari konvayeri ariko ibintu bimaze gukomera bakurikije ukuntu babonaga ashyushye bamushakira akazi ko gukora muri Kanguka yinjira muri Kanguka ariko ajya muri Kanguka yo kwa Ravi ariko inkuru ajyayo nka gahunda ariyo kudurumbanya inkuru zihari kugira ngo azihindurire umurongo bigezo birarangiye hari itangazamakuru agicanga agicanga asa n'uhindura umurongo wa Ravi yego Finaroma ntabwo yatinzemo aza ahubwo birangira ashinze icye bamutumye kujya gucapisha bamutumye kujya gucapisha Kanguka noneho ashyiramo za nkuru ze zose noneho azitapisha ku cyitwa Kanguka ashyiramo ka gatwe ko hejuru ya ka kuri ka arafunga ibara ako kana abantu umvasha Kangura ivuka iryo hari bamwe inkuru zivuga uko bazi hari ejo hariyo nabonye vuga ngo tuzakoresha izenwa ngo tutsembe inyenzi ebikuru ni nawe nagaruye na bya bindi ngo by'amategeko y'abahutu nabyo byaje muri Kangura bese ariko Kangura iza urumva icyo bishatse kuvuga muri marketing y'ibitangazamakuru byandika amaradiyo cyangwa n'amaradiyo n'amateleviziyo ni nkaho sana ufite ni nkaho yabaye nk'uwibizina nkuko umuntu ikinyamakuru cyitwa Ukwezi ikindi kikitwa Umwezi cyangwa Umwezu cyangwa se urumva noneho abantu bari bamenyeye gusoma Kanguka bamwe nabo batarebye ka gatwe yafunze bakagura Kangura bageramo imbere basoma yafashe brandi neza kopie kure usibye ko ngira ngo brandi Kanguka yarimo akabara ka shokora ako ntago kaje kuri Kangura yariganjemo akabara k'icyatsi Kanguka harimo ariko muri ayo magambo nyine harimo niba byita ngo iki fond kara yanuze couleur de fond iyo Kanguka yarimo ka shokora n'umukara noneho muri Kangura nyuma yo gufunga yaka ikabara ashyiramo fond y'icyatsi ngiyo difference ariko urumva muri gare abantu bagura forme yari imwe design yari imwe usibye ako kagofero n'iryo bara abasomaga Kanguka bakagura Kangura bateseka ati Kanguka yahindutse urumva uwo rero rwa Chris Ravi nawe bamwongereyemo bongeremo n'umuntu ashobora kuba ari umucuruzi Rumiya yari umwarimu muri kaminuza voilà Rumiya ibye byamenyekanye Mugesera amaze kuvuga ya magambo yavugiye mu Ngororero kukabaya by the way Rumiya na Mugesera bombi barakoranaga yego none babona Mugesera nta kibaye nta kimukozweho ya impunity irakomeje yego Rumiya ntiyabyishimira abantu batabyishimiye ni benshi by the way icyo gihe na Mudameka yahise yegura rero Mugesera amaze kuvuga ari amagambo hari abantu bose bahise bakangarana kuko abantu bose by the way ntabwo igihugu cyose yakigizwe na ideologie génocidaire abatekereza par rapport y'urwego bariho wari kurumva nk'umwarimu muri kaminuza nk'umucamanza nk'umwavoka yagira icyo avugaho ariko ntabwo umwarimu wa primaire yareza kucyo dogiteri Mugesera yavuze so noneho mugenzi we uwa mbere mugenzi we uwo Rumiya avuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka uyu muntu arakomeza yigishe kandi Rumiya yari muri MND abwire MND ati nimutikiza Mugesera ngo mwitandukanye n'ari amagambo ye ntabwo dukomeza gukorana yegura mu byitwa byose ibyo yarafite ahuriyemo na MND arabizirwa niyo mpamvu ari hari icyo gihe rero nuza Mugesera amaze kuvuga gutyo abantu bose bagize reaction na Mbonameka nibwo yahise yegura kuri ministre Mbonameka uyu nguyu baherutse guta muri yombi mu Bubiligi yahise yegura byabaye n'igikuba kuri Afrika yose niwe ministre wa mbere wari weguye kuva Afrika yaba ari ministre wa justice nawe mu byatumye yegura bavuga ko ari kuvuga ngo niba Mugesera adahaniwe ibyo avugiye ku kabaya ntaho u Rwanda rujya na Rumiya n'abandi bagiye babizira kuko ibyo Mugesera yavuze n'abantu bashaka none mpeka sakaba akurikiranyweho ibindi ibyambara
ibyo byabaye mu Mugesera amaze kuvuga kuriya ibyo akurikiranyweho nagera mu rukiko bazavuga uko akora byo byagenze. bifite ubuhure na jenoside. Yes, akurikiranyweho ibijyanye na jenoside mu bice bya Ndera. Ariko ibyo yeguye areyajiza ku magambo ya Mugesera, yegura nka minisitiri wa justice. Hanyuma ibyo akurikiranyweho ashobora kuba atarakiri minisitiri ko yaratuye Ndera ahantu bita ku Gasima, ahantu hari n'irimbi mu isambu ye, niho hari n'irimbi n'ibindi ibyo yaba yarakoreye Ndera. Yari umukire byagoye, ashobora kuba yaratanze n'imodoka cyangwa agatwara interamwe cyangwa akazigaburira. Umuntu wo kuri rwa minisitiri ntabwo afata umuhoro, ariko ashobora kuba n'ibintu ubundi buriya mu bintu mu manza za jenoside n'uzajya ubikurikirana uzakurikirana ururi kuba ubu ngubu rwa Nkundu wimye. Ariko rwo ruroroshye kuko we yari umucuruzi, ariko yari kuburana umutegetsi. Ntabwo bavuga ngo dore wafashe umuhoro, ntabwo bavuga ngo dore wafashe ubuhiri, ariko bavuga byarabaye urarebera. Ntiwahannye uwabikoze, impunity ubu ngubu gihita kiza nk'icyaha. Kuba umuntu ushinzwe yakora ikosa agakora icyaha wowe ugaceceka isaha n'isaha urabibazwa. So rero urumva hari ibyo umuntu abazwa kubera imyaka ye. Niba uri umunyamakuru wageze ku rwego abantu bakwita umusesenguzi ukabyemera ntubyange, nibura ngo wibere nyarucari ukavuga uti ndi umusesenguzi, hari ibyo uzabazwa, hari ibyo ushobora kugwamo cyane kuri urwo rwego wari uriho ko wamaze bitaba kwikrasa. Voilà. Donc urwego uriho ibintu hari urwego ugeraho ukaba ushobora kwitandukanya n'ibintu runaka cyangwa ukiyasosiya n'ibintu runaka. Toute responsabilité. Ukabuzi neza ku isani sawa wabibazwa. Ibyo rero niyo case ya Mona. Ariko Mbonameka icyo nashaka kubwira nuko Mbonameka ni umwe na Rumiya mu bantu bitandukanije bakabigaragaza ko bitandukanije n'amagambo ya Mugesera Leon. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG rimwe Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. nuko nguko abantu bagenda bakurikiranwaho ama responsabilité. Wari umuntu ugize gutya ushoboye iki ko byakugora kugira ngo niba ufite umukozi wawe uha amabwiriza afata umuhoro wamuguriye yatemeshaga inkwi ajye kutemesha umuntu, naza ubike ububode uceceke. Yayo ni ama responsabilité. Nkuko waburedita kabisa inkuri kaguhita ikacaho ubizi urayibazwa. Niko bimeze. So muri make nibyo. Okay. Nabonye donc urumva muri make grosso modo muri make abantu 9 abanyapolitiki 9 bongeremo hariya n'ababurugumesire 3 Mugina, Nyazo na Nyabisindu, n'abaperefe 2 Butare na Kibungo, ni umwarimu wa kaminuza, n'umunyamakuru, n'umuministre, n'umunyapolitiki Gafaranga. Yego. Yes, 9. Nibyo Karegeye wasoza tukagera aho duhinira. Nabonye
Mutabazi yaratanze ubuhamya nanjye twiye kuganira abana baramusubirije kabisa baramusubirije nta na rimwe ngewe umuntu wese daraho mpagaze aha nta nabizira umuntu wese ushobora gufata ubwoko akavuga ngo ni busaba imbabazi nibwo bwakoze icyaha uwo ababaze nabi niba hari izindi nyungu ashaka bazimuhe ariko atabanje kujandika ubwoko nta bwoko bukora icyaha muri 2003 ndabyibuka twakoze ingando ya Grarake y'abana ba SOS abo twakoranaga muri SOS barabyibuka ibyo bintu sinyambyibagirwa dufite abavuye Kongo abavuye Burundi n'abavuye mu Rwanda umwana w'umurundi dutumira vice president w'inteko yari Politike umwana w'umurundi amaze ati twaga ikiganiro cyari kijyanye n'ibijyanye na JENOCIDE ku 2003 hariya ku Kacyiru umwana w'umurundi abaza Politike ngo nashaka mbabaze ikiganiro cyari mu gifaransa ngo pourquoi toujours les Hutus qui préparent le génocide kuki ari abahutu buri gihe bategura génocide umwana bibaza Politike naramusubiza ati mon enfant je ne suis pas ici pour culpabiliser un groupe ethnique avuga ngo ntabwo ndi hano kugira ngo mfate ibyaha mbisiga ubwoko runaka amoko yose abamo abantu beza abamo n'abantu babi mu bantu beza habamo ababi mu babi habamo abeza cyane niko yamusubije Mutabazi rero aho abivanye ku myaka ye by the way muri jenoside yari n'umwana ajya nabyibuka ko tubizi mu buhamya duhevuye ngo afite 8 10 wamenye ibipfa n'ibikira wiga mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri none utangiye kubwira igi nakoreka mbyihorere ngo ubwoko busaba imbabazi mu bahutu harimo abakoze jenoside harimo abayizize harimo abayihagaritse wowe urinde ufitiye manda yo gufata ubwoko ukabushyiraho icyaje kubera inyungu wenda runaka numpeho ntaguheho nushaka nkurikire mu rugamba rw'imihigo turinde turahira yuko tuzahora dukunda ibyiza mu butabera n'amahoro mu rukundo ubukire bwanga ibyo ndabugaya ntumpeho uwo ni rugamba spiri nawe yajize jenoside yakorewe abatutsi yari we iyo uvuze abantu kubera inyungu iki kintu ndabizi ko kiremereye abantu bashobora kucyumva ukundi ariko njye kirazira ubwoko ukabwitisa ntabwo bishoboka jenoside yakorewe abatutsi bari cible ariko ntabwo yahitanye abatutsi gusa ariko abayiguyemo bose bitiranyijwe cyangwa se bahowe ibijyanye n'abatutsi uwitambitse gahunda abo nibo twarimo tuvuga abatarashyigikiye gahunda abari inshuti zabo abari byinshi abashakanye nabo byinshi cible yari umututsi ariko ntabwo bivuga ngo nabo bitwaga ibyitso sibyo se nkubwira none wowe uti abahutu mwese mugende musaba imbabazi ugamije iki izo nyungu ubukire bwanga ibyo ngenda bugaye icyo ni kimwe ubwo rero niba baramusubije nabibonye muri commentaire baramubwiye nge ntabwo navuze ariko uramubwiye ariko nawe waca mu zindi nzira niko okay reka ndabiza aka kantu gashobora kunteranya na benshi ariko niko bimeze twagiye reka nsoze reka ngiraho minira nabonye hari ikintu kitavuzweho rumwe ariko simbizi wowe niba ubifiteho amakuru ko hari abantu bashobora kuba bakora ubuhamya bakagira ibyo benseramo hari umuntu watanze ubuhamya abantu ntibabyumva kimwe ariko ubuhamya d'abord tujye tubanza tubwubahe naho wakwantroprona kuba wabuvuguruza cyangwa se harimo ibitagenda neza bituzuye ntabwo wahita ubuvuguruza ngewe nigeze nuko ikiganiro kiratinda ngewe hari umugabo witwa Albert Nsengimana wanditse igitabo cyitwa ngo ma mère matiwe n'ejo bundi nabibonye uriya mugabo nigeze gutya ngi wabo abaturage bambwira ibintu byinshi bitandukanye n'ibiri mu buhamya bwe ndabivuga mbivuze vraiment arampamagara yabaga hanze ku nimero yo hanze ambwira ko natesheje agaciro ubuhamya bwe musaba imbabazi ariko ndanamubwira ngo
singe nabutesha agaciro iwanyu sinari impazi nawe sinkuzi nabibwiye n'abaturanyi b'iwanyu nawe akambwira ati abo baturanyi ntabwo igihe cyose nabaga ndi kumwe nabo natanze ubuhamya bwanjye mu bwubahe cyangwa se mutanga ubwanyu rero ubuhamya ni ukubwubaha kuko abaturanyi be batubwiye indi verisiyo noneho batubwiye ko twari benshi twari ikipe y'abanyamakuru nka 15 irundu na rubira hariya aho ngaho ariko amaze bitangaza ko ubuhamya bwe butavugwaho rumwe uko bambwiye ndabivuga ampamagaye navuga nti please sabye imbabazi ni ubwawe koko ni ubwawe nabo bazatanga ubwabo n'undi wese rero iyo bibaye harushobora gutanga ubuhamya kongeramo n'ubw'abandi ibyo byo birashoboka nibaza ko nta muntu ushobora kuba gupfusha ntabwo ari ishema ku buryo wajya kuvuga ngo mama yapfuye arya kandi wenda yaraburanye muri gacaca nibaza ko ibyo bitashoboka byanze bikunze hari aho buri wese buri munyarwanda wese afite igikomere afite inzira yaciyemo ashobora gutanga ubwe buhamya uko buri yego ibyo birashoboka ariko abantu kuba bagira dute baturira turamuzi yakinaga umupira ahangaha cyangwa nyina yaburanye muri gacaca cyangwa uwo yita nyina siwe nyina abantu bashobora kubivuga ariko please bakabaye babikora nabo bagaca mu nzira nk'izundi yaciyemo atanga ubwe niba ari igitabo nawe cyandike niba ari YouTube channel nawe jyaho niba ari iki ariko please shaka gutesha agaciro ubuhamya bw'umuntu biramubaza by the way iyo ari yo bwari ukuri biramubabaza rero urumva ntabwo ndacyabireba ni umuntu abantu bampaye tashi yo kubusesengura ariko ntabwo ari gusesengura de façon ntabwo gusesengura content ushobora gusesengura communication irimo expression faciale ese uwo muntu arabivugana intimba yo kuruhe rugero uzi ko umuntu yatanga ubuhamya agera akagobwa amarira akaza cyangwa se yavuga agasozi kumva avuze nako bituranye akavuga ubusozi twari turiho witwa gutya ibintu ni analyse yanjye ntabwo uvuga ngo bimeze bite umuntu ntazi ariko kuvuga agasozi ushobora kuvuga akariko cyangwa katariko cyangwa kanakibagirwa ibyo nabyo hari icyo biba bisobanuye gutyo nibyo bansabye umuntu yansabye ku giti cye ngo murebere niba ubwo buhamya bwaba ukuri noneho nyuma nza no kubona aho agera hakunganirwa wenda ashobora gusanga n'umwunganira bari kumwe ariko ibyo byose nzabikorera raporo uhansabye iyo serivisi nyimuhe ibindi yimenye ariko ntabwo navuguruza ubuhamya bw'umuntu uwo mugabo Albert yarababaye cyane yarababaye ariko nabivugiye kuri channel itari yanjye nari ntaragira iyanjye mwemerera ko umunsi nagize iyanjye nzabivuga n'inshuro 5 nuba ashatse ngo nongere bisubire nabisubiramo nuba ashatse ati subira iwacu wongere ukore ikindi kiganiro najyayo kuko ndabizi neza ko kuvuguruza ubuhamya bw'umuntu bw'ubuzima we yabaye bo ku giti cye akemera kubushyira hanze wowe ukabuvuguruza wenda n'ubwawe ukiburyamyeho cyangwa ntabwo oya ego Karege mini hangaha ndagushimiye cyane ku mwanya wawe reka asante sana abo gushimwa n'abadukurikiye ihanganira umwanya wabo rimwe na rimwe hakaba n'ibyo tuvuga rimwe na rimwe abantu baba badahurizaho bose yego ariko nyine nta kundi igihugu kiva kure cyavuye kure kigeze kure ariko dushaka kujya kure abana muntu Bizimungu akiri president nabavuga ati abantu bataza ngo bavuge uko byagenze ni nk'abakubura bohereza umwanda munsi y'umusambi cyatapi munsi ya tapi ebana igihe cyose umwanda ukibikwa munsi ya tapi ntujye hanze ngo ujye mu ngarani inzira izagorana urakoze sawa